abantu barashaka Yesu w'imigati ariko bashaka Yesu wapfuye kandi wabambwe. Barashaka umugisha w'Imana ariko ntibazi gushaka wa mugisha Imana itanga, ariko barawukeneye. Barashaka Imana ikore ariko ntabwo bashaka guhagarara mu nzira Imana izanyuramo ikora. Uretse mwuka rero watwumvisha, abantu bose barumva, bumva ijambo ry'Imana, barumva bakumva ni byiza. Ikibazo gikomeye ni ya myumvire yo kumenya ahantu ushyira ibintu. Ibi ko mbyumvise uwabihindura nkajya mbitereka hano. None abantu abakristo b'iki gihe rero barashaka ibiva mu masengesho ariko ntibakeneye gushyira amavi hasi. Barashaka iby'Imana ikora ariko ntabwo bashaka kumva iby'Imana ivuga cyangwa iby'Imana ibasaba. Ntabwo ibintu byose ari abademoni babiteje, ntabwo ari uko ari ibyago wahuye nabyo, ntabwo ari iki. Hari n'iby'Imana yemera kugira ngo Imana ikugeze mu rundi rwego utari wageraho, ahandi hantu utari winjira mu izina rya Yesu. Ngo ariko iyo urimo kubicamo ntabwo ubona ko bizakugeza ahandi hantu, ahubwo bivuyemo. Uzasanga ahantu hose wanyuze, uzasanga Imana hari urwego yagira ngo izakugezeho. 50 Itangiriro, Yosefu arababwira ngo bari bamusabye imbabazi, bamubwira ati tubabarire ibyo twagukoze. Arababwira ati si mwebwe mwashatse kungira nabi, ariko Imana yashatse kubizanisha ibyiza. Bakibikora bamutamurwa ngo ntabwo yari azi ko, ntabwo yabyumvaga neza. Bamuciraho ikanzu ye ntiyabyumvishe neza. Bamugurishije n'abamediya ntabwo yabyumvishe neza. Bamujyanye kwa Potifari kugeza ubwo bamufunze, bamubeshye ikintu gikomeye cya viyoni, ntabwo yabyumvishe neza. Ariko amaze kuba uwa mbere mu gihe, uwa kabiri ku mwami, bamaze kumusanga abagaburira, yaje kubyumva neza. Ku bwanyu mwe mushatse kunjyana, ariko ku bw'Imana yagira ngo wizanishe byiza. Ibyo urimo gucamo, ibirimo bikubaho, si ku bw'abantu, hari impamvu. Iteka Mana yacu, tugushimiye uyu mugoroba mwiza uduhaye. Icyubahiro cyose kibi cyawe. Uyu ni umunsi wa 5 Yesu amaze kuzuka, arimo yirekana. Turashaka ko natwe yongera kutwereka bundi bushya. Bana n'umwigisha, bana n'abana bawe, bana bari online, mu izina rya Yesu, amen. Mwakwica mu cyubahiro cy'Uwiteka. Amen. Haleluya. Turi ku munsi wa 5 umwami wacu Yesu Kristo amaze kuzuka, kandi yarimo yirekana. Yongere abiyereke mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Mukeneye ko abereka bundi bushya? Abiyereke. Teme rero dufite iminsi yose 50 iravuga, iri mu Baroma ibice 15-19 bahasoma. Niyo teme tugenderaho uku kwezi, iminsi 50 kugeza iminsi 50 irangiye. Ubwo no kwezi kurengaho. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Iluriko. Amen. Akusoma vuba soma witonze, yego akusome. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Iluriko. Amen. Amen. Niba hari icyanditswe nkunda ni kino cyanditswe. Twabonye ko mu Cyongereza avuga ngo nakoreraga, we yakoreraga mu bitangaza n'ibimenyetso n'ibiteye ubwoba. Imana yamaye gukorera mu bitangaza n'ibimenyetso n'ibintu bikomeye cyane. Nibyo byatumye ashobora kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu kuva Yerusalemu kugeza aho hantu hitwa Iluriko. Iyo bavuze Yerusalemu, ni ahakwegereye, ni wawe, naho utuye, naho ukorera.
aho hantu. Kuva aho hantu yari ari kugeza hose yahageze kubera Imana yamuhaye amagambo, imuha ibimenyetso, imuha ibitangaza, imuha ibiteye ubwoba. Ntabwo Bibiri bivuga rya jambo ngo ibiteye ubwoba, ntabwo babivuga hariya, ariko tuzabibona ejo. Noneho Pawulo abasha kuvuga ubutumwa bwa Yesu. Erega Imana iguha ibintu bituma uvuga mu izina rya Yesu. Mbibutse ikintu gikomeye cyane, kubera ko turi mu minsi y'ububyutse, kandi ububyutse burimo ibintu byose. Ububyutse iyo buje bukora ku itorero ryawe, bukora ku bana bawe, bukora muri wowe imbere, bukora ku ndwara, bukora ku bintu byose. Ububyutse ni ijambo rigari ririmo ibintu byose. Iyo ububyutse buhari bukora ku bushomeri, bukora mu kazi, bukora kuri buri kintu cyose. Ndetse ububyutse iyo bwatangiye kuza buzana amahoro mu mutima. Amen. Kuva twatangira iminsi 50, ngewe ikintu cya mbere Imana irimo kunkorera ni amahoro atemba nk'uruzi ari mu mutima wanjye. Nubwo waba utari wasubizwa, iyo utangiye gusenga ikintu cya mbere ubona ni amahoro. Yesu yerekanye abigishwa be ngo inzugi zifunze cyane, yarabwiye ngo amahoro abe muri mwebwe. Amen. Ufite amahoro, ububyutse bwatangiye kuza. Rero ububyutse bukora ku bintu byose. Iri jambo ryamaye gutekereza mu byakozwe n'intumwa bice 3, aho bari bageze hafi y'urusengero. Uwo ni Yohana na Petero. Noneho ngo hari ikirema, ntabwo ubu babyeyi bakuvuga gutya, ariko niko bivuga, niko bivuga. Noneho ngo kirabareba, kirabatumbira, gishaka kubasaba. Nacyo barakibwira bati ubu rero nta feza nta n'izahabu dufite, ariko turebe, sibyo? Noneho buriya ngo ntabwo bakibeshye. Hari hashize iminsi ufite amafaranga finance yiyahuye, kandi Yuda yamaze kwiyahura adakoze handover. Nta makuru bari bafite koko, nta feza nta zahabu, kuko nta byari bihari. Muranyumva? Hanyuma barangije ngo kirabareba kizi ko hari uko bagiye gufata urufaranga, ariko baramubwira bati icyo dufite turakiguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Ati haguruka. Muzi ko se yahagurutse? Wari ibintu birimo gusekwa ngo bivaho, ntabwo yahise ahaguruka. Petero aramusingira, amufata ubugomba, aramufata akaboko, aramuhagurutsa, ayitera hejuru. Warategetse ntibyakunda, ugiye kubifata sasa, ugiye kubihagurutsa mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba uragira ibintu uza guhagurutsa. Ntabwo ndagira ku cyo nshaka kubigisha uyu munsi. Ndashaka kuvuga intambwe 3 umuntu ageraho akinjira muri dimensiyo yo hejuru cyane, akinjira mu kindi, akinjira ahantu Imana ikorera, akinjira ahantu Imana iba. Hari ijambo bavuze ngo ubwo dukorana nayo. Ese ko dukorana nayo? Reka manze mbibutsa amagambo ari bubarye mu mutima cyane. Nshaka ko barya, nshaka ko amagambo nyavuga muri barakare cyane, nshaka barakaza kanyabibutse. Wenda hano harimo abantu bazaba pasiteri bakomeye, ababishops baki, ntabwo nzi Imana izabageza, ariko hari abantu buno Imana izakoresha ibitangaza bitabarika. Mbibutse, mwibuke ibintu nababwiye, ukuntu umukozi Imana yavuze ngo ivugabutumwa ryose ridaherekejwe n'ibitangaza n'ibimenyetso, ryavugabutumwa ni amagambo. Namba noye ntubwiriza, ubone njye ufite ibyago. Ubu kuko nyine ndimo ndabwiriza, mubyibuke. Aravuga ngo itorero ryose ridaherekejwe n'ibitangaza n'ibimenyetso, bidakorerwa muri urwo rusengero cyangwa muri iryo torero, iryo ngiryo ni idini, ntabwo ari itorero. Kandi muzibera mu idini, sinshaka kubivugaho. Mu idini se nuzi ko bavuze ngo tumubambe vuba vuba, isabato itari yatangira, umwami w'abami. Murabibona. Hanyuma aravuga, nababwiye ko wenda wabivuze, naramubabwiye, ntabwo mujya mwandika. Elize ninde wabivuze ibyo bintu? Youngcho? Ntabwo ari Osborne?
namwe mujye mubona kwandika ibintu mbana. Hanyuma aravuga ngo umuvugabutumwa wese, siko kanyamara navuze ivugabutumwa rihisha gukorwa, navuze itorero, nsigaje umuvugabutumwa. Iyo tuvuze umuvugabutumwa rero tuba tuvuze iki? Umuririmbyi, umwigisha, umushumba, umudiyakoni, protokole, aho muri icyo kirere. Umuvugabutumwa aho n'umuntu wese ugira ikintu akora Imana mu nzu y'Imana, ufite ikintu akora. Ayo reka twibande ku baririmbyi, ubwo natwe ababwiriza n'abayobora gahunda. Mbese ngo umuvugabutumwa wese uvuga ubutumwa mu ndirimbo, muki, ubwo nanjye urimo kuvuga gutya, udaherekejwe n'ibitangaza n'ibimenyetso, ngo umuvugabutumwa rero ngo ni umwigisha w'ibinyoma. Ndagira ngo murakare, niba nawe usenga ugomba kumenya ngo ndi ku ruhe rwego. Ndagira ngo mbashotore murakare, murakare ibintu murimo, murakare, mwivumbure, muhamagara Imana, mushakashake ibyo Umwami akunda kugeza mugeze ku gisubizo cya nyacyo. Alo, ndagowe, muranyumva? Bibiliya iravuga ngo dore kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Ahantu hose hakoretse ibitangaza babaga bumvise ijambo ry'Imana. Rero bino bintu bigomba kubarakaza, mugashaka mu maso y'Imana, mugashaka Imana, mukayishaka mpaka muyibonye. Nasomye komenti ku nkuru iri muri Samuel wa mbere cya mbere kuri Elukana na Hana, ngo buriya Hana ngo yari umugore w'umunebwe cyane, w'umunebwe utazi gusenga, uri aho ngaho uri mafutiste urosha ibintu. Noneho ngo Imana ikoresha Penina kugira ngo amurakaze, amubere ikibazo gikomeye cyane. Noneho ikoresha Penina amwigishe gusenga Imana. Dawidi yaravuze ngo kubabazwa byagiriye umumaro kugira ngo nige amategeko y'Uwiteka. Buriya ngo Penina yashotoye Hana, aramusesereza ku rwego rwose. Ese muzi ko ngo Penina burya yari afite abana 10, yabyaye abana 10, kandi umugore ubanza ari Hana, nta niyavuyemo, nta niyikojemo basi, nyumvira ngasisemi gusa, mukeba waje abyaye abana 10, undi ameze gutyo. Akanamubaza, bimutera gusenga ngo bwa bunebwe. Buriya no hari ibintu Imana yaguteje cyangwa yakwigabyaho kugira ngo bitume ukanguka, kugira ngo urebe, witegereze, ugire icyo ubikoraho mu izina rya Yesu. Ntabwo ibintu byose ari abademoni babiteje, ntabwo ari uko n'ibyago wahuye nabyo, ntabwo ari iki. Hari n'ibyo Imana yemera kugira ngo Imana ikugeze mu rundi rwego utari wageraho, ahandi hantu utari winjira mu izina rya Yesu. Ngo ariko iyo urimo kubicamo ntabwo ubona ko bizakugeza ahandi hantu, ahubwo iyo bivuyemo. Alo, murahari? Ibice 50 itangiriro, Yosefu arababwira ngo bari bamusabye imbabazi, bamubwira ati tubabarire ibyo twagukoze. Arababwira ati si mwebwe mwashatse kungira nabi, ariko Imana yashatse kubizanisha ibyiza. Bakibikora bamutamurwa ngo ntabwo yari azi ko, ntabwo yabyumvaga neza. Bamuciraho ikanzu ntiyabyumvishe neza, bamugurishije n'abamediya ntabwo yabyumvishe neza, bamujyanye kwa Potifari kugeza ubwo bamufunze, bamubeshye ikintu gikomeye cya viyoni, ntabwo yabyumvishe neza. Ariko amaze kuba uwa mbere mu gihe uwa kabiri ku mwami, bamaze kumusanga abagaburira, yaje kubyumva neza. Ku bwanyu mwe mushatse kunjyana, ariko ku bw'Imana yagira ngo wizanishe ibyiza. Ibyo urimo gucamo, ibirimo bikubaho, si ku bw'abantu, hari impamvu. Alo, murahari? Uzasanga ahantu hose wanyuze, uzasanga Imana hari urwego yagira ngo izakugezeho. Ego, muracyahari?
nuko ngo Penina ahantu utajya gusenga atangira kuva mu bunebwe, atangira gushaka Imana kugeza ahantu yasenze ntabashe kuvuga, arasenga mpaka yari azi ko ari Imana yonyine yabikora. Ubundi ikibazo cyawe ni Imana yagikora cyangwa abandi bagikora? Biratubwira ngo Hana Uwiteka yamuze byindi byara ni Uwiteka. Mureke tudiringe n'Imana niza niyo ifite aho byapfire, niyo ibizi. Alo ngo nuko ngo Hana ngo arasara, bwa bunebwe burarangira, mu gitondo akaba yabyutse ari imbere y'Imana bagishiro, we ntarye, akajya gusenga, ati Imana uzaza ryari? Icyo nshaka kuvuga rero ntabwo gusenga byonyine byahesha umuntu gutabarwa. Niba umuntu ashaka gusenga mu nyamatiku, agambana, adakizwa, adakiranuka, reka nababwiza ukuri, niba ya masengesho turimo utari wahinduka mu mivugire, mu mikorere, muko witwara, ukaba ukiri wa wundi wa mbere ya Pasika, bizagorana. Bano intumwa za Yesu mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, Ena White yanditse, yaravuze ngo burya iminsi 10 cyo bamaze bakora, ngo barice barihana bisubiramo. Petero akavuga ati, Yohana akabwira Petero ati, cyagiye wowe Petero warakaje umwigishwa, warakaje Yesu, waramwihakanye, na cyagiye bose ngo barihana bati nibyo, uwibutsa akana afite ati nakamana kambabarire, ati nakamana kambabarire. Mwari muzi ngo se mu iriya minsi 10 bakoraga iki? Ntabwo bari muri fete, ntabwo bari bakira amakarita, ntabwo bari muri tombora, ntabwo bari muri kakawete. Byari ibihe byo kwisubiramo, byo kwibukiranya ibyo Yesu ababwiye, ngo batangira kwihana nyakuri. Kwihana nyakuri ntabwo ari ukwatura ibyaha, kwihana nyakuri ni ukureka. Njya ngira ikibazo gikomeye cyane ubu ngubu, njya mbona abantu bumva ibintu tuba tuvuga, ariko washaka ko babyumva ukabibura. Njya mbona abantu bumva, njya mbirewe no ku bantu bo tubana mu rugo, ukamubwira uti narugero ngiye gutanga, ntimujye kure, ntimujye mu mubiri. Ngewe ukuntu ubwo nkoze nisanze, iyo nshyize Bibiliya yanjye hano, ushaka kuza ukayikuraho, ariko yigaruye hahandi wayisanze. Niba mfite ahantu mbika amajyane, naha isukari muri kariya kantu, iki kintu cyose kiri aha ngaha, kugeza brosadiri muri kariya kantu, akayifunika karimo hariya, iki cyose kiri hariya. Ngewe yonje ndeba hano ikintu cyanjye, intambara njya nsanga babyimuye, nkambara nk'imutita nshaka handi hari tibag, nkashaka ntakose koko. Iyo wanduriye ikintu, niba utazo niwanambaza ngo ko nazo ngishirehe, aho niho hano ndeba abantu bakozwe gute, matsiyeri, ariko tubatandukanye twese. Koko ikintu ngiye ngisanze hano, kuki njya kugishyira hariya? Iyo ndabibuza n'imyumvire y'Abakristo, uretse mwuka rero watwumvisha, abantu bose bumva ijambo ry'Imana, barumva bakumva ni byiza. Ikibazo gikomeye ni ya myumvire yo kumenya ahantu ushyira ibintu. Ibi ko mbyumvise uwabihindura nkajya mbitereka hano. None abakristo b'iki gihe rero barashaka ibiva mu masengesho, ariko ntibakeneye gushyira amavi hasi. Barashaka umugisha w'Imana, ariko ntibazi gushaka wa mugisha Imana itanga, ariko barawukeneye. Barashaka Imana ikore, ariko ntabwo bashaka guhagarara mu nzira Imana izanyuramo ikora. Saka murakumvishira. Barashaka iby'Imana ikora, ariko ntabwo bashaka kumva iby'Imana ivuga cyangwa iby'Imana ibasaba. Hari urugendo kuva aho byavugiwe hariya
kujya aho bizakorerwa hano hagati tugomba kuhanyura. Barashakira gusimbuka bahagaze hari Imana yavugiye bahita basimbuka bagwe hariya kweriza aho bizakorekera. Ntabwo biba. Alo muri nangaha abantu barashaka Yesu w'imigati ariko bashaka Yesu wapfuye kandi wabambwe. Tugomba gukora urugendo mana ngewe nkunda gutya. Ushobora gukora mistake uyu munsi kuvuga ati iki cyo nakoze koko ntago ari cyo, niba wacyuze ko atari cyo uyu munsi va hari. Reka mbabwire irindi hame rikomeye cyane, ngaruke nshake aho ngiye gufatiramo no gusoza tunasenga Imana. Reka mbabwire irindi hame rikomeye cyane. Hari amahame abiri akomeye cyane. Umuntu wese witwa umukristo, wenda witwa umukristo wakishijwe, iyo tuvuze gukizwa n'iki, ni ukwakira umwami Yesu ukavuga ya magambo, wenda ugatangira urugendo rwo kugerageza kuva mu bintu bibi. Buriya ntabwo bihagije. Ikibihamiriza bya bindi nyuma yo kwakira umwami Yesu, nyuma yo gushaka gusenga, ikintu gihamya ko ibyo bintu wemeye ari byo, ni umubatizo w'amazi menshi. Icyo iyo umaze kugikora uzarebe umuntu arasenga kumva n'Imana akavuga ati oya hanjye nabatijwe we, oya ntabwo nasubiramo. Nabatijwe kera, narabatijwe kandi umubatizo wacu waremewe. Akabaza Imana ariko byagera kuri ara amazi, harabagize Imana batizwa amazi aya menshi, ariko abatizwa ari amakeya. Kugira ngo uze mu bishengo batizwa amazi menshi ni ikibazo. Ugasanga umuntu atsimbaraye. Ngiye nyambabwana ariko niyo ntakubwira ngo umubatizo wamubwira ngo ntabwo ndabyumva neza, ntabwo mva umubatizo w'amazi menshi ngo ntabwo ndabyumva. Ngiye ndababwira noneho mbabwiye ijambo Yesu yabwiye Yohana, emera ubikore kugira ngo dusoze gucyanuka kose. Magambo make abiri gusa. Niba umwami Yesu ari we rugero rwacu yaragiye mu mazi menshi, wowe ukajya mu make, muzaba muhuriye hehe? Ntabwo njya kubabwira ngo ibyanditswe ngo umubatizo waje muri 333 ku bwa Constantino ibiki byose, ibyo ngibyo ubibwira umuntu utangiye kubyumva ushaka kumva neza. Ariko nk'uriya muntu ukubwira ngo simbyumva, mubwira ibintu bike cyane. Naye mbabwiye ngo amahame abiri yerekana ko koko wavuye uri. Ibyo twemera, ibyo twemeye, iyo umaze gukizwa ubihamisha amazi menshi cyane ukabatizwa, noneho nibwo ubutangiye urugendo neza. Ako ni aka kabiri, ni aka mbere. Icya kabiri gikomeye cyane, ubu abantu benshi ni abakristo, bazi ijambo ry'Imana, bazi amahame, ariko ikindi gikomeye cyane nyibabwire, ntiwavuga ngo warapfuye upfana na Kristo, urazuka, uramukunda, uramwemera, mudasurana, mutaganira, mudasangira. Mumbwire inshuti yawe wava inshuti y'amagara ufite ikaba ntigusura, ntimuganira, ntimusangira, ubushuti burimo hehe? Haraho buri? Rero ntago bengura umukristo utaba mu materaniro, utumva ijambo ry'Imana, mudasangira. Dusangira n'Imana ryari? Kuri cyacu Imana yaguhaye ukabona icyacu ahubwo nicyo cyinshi kuruta icyenda, ntago bishoboka. Icya kabiri, umukristo wese wakijijwe, vuga ko akijijwe, wabatijwe mu mazi menshi, udatanga icyacu yicaye mu muvumo, awurimo awuteretsemo. Banze mbabwira ko kana kubera ko icyacu ni commitment tugirana n'Imana, turasangira. Noneho ugasanga abantu barabizi ngo ariko ngo ntabwo ndabyumva neza. Ushaka kubyumva ku ruhe rwego, ku kihe kigero? Ushaka bazane muri serenge biguteremo, ni gute wumva wabyumva? Icya kabiri, icya gatatu, impamvu utarabyumva icya cumi
ntabwo uraha ibyawe byose Yesu. Iyo wamwihaye wese nta kintu wasiga, nta kintu wamwima. Akamara kumvishe. Alo hano mureta muvuga, mureta muceceka cyane. Iyo wahaye Yesu ubuzima bwawe bwose, ntabwo icyacumi nicyo kiremereye kumuha. Waramuhaye ubuzima bwawe bwose. Twakundaga indirimbo Mana. Ni indive ntaza kuyica. Burandanga n'umuntu w'imidimba abandi akayica. Buriya Pisi arimba neza cyane kuko azarimba neza. Kuririmba nk'indirimbo y'umuntu ukayica, urimo kumushyira hasi. Cyambere ntabwo yirimbye kuko wayimusaba, umusabye uruhushya. Rero nurimba indirimbo y'abandi uzajya uyikora neza. Alo. Kunda umunyigi cyane w'Abagande, ndawukunda cyane. Ariko bana batawukunda. Hari abakunda uko akunda babikubita mu Rwanda. Gutya. Ariko ngiye ngo ndakaba kari n'urukoma k'amasaha menshi. Ubwo rero ngiye kukubaza, urashaka kuriya cyangwa urashaka kuriya we nangaha, kugira ngo ntagire ibintu. Hari igihe wakwemera ngo wategura umuntu neza kandi wabyisha azi kubyikorera neza. Noneho ndabagoshije. Abantu bateka akawunga inanga bagatekana amavuta n'umunyu. Hari n'abandi bagateka ibyo bitarimo. Hari n'abandi bagatekesha amata, hari n'abandi bagashyira mu ifuru. Ubwo rero hari igihe wakwibwira ngo uridanje, ariko ngewe nakutekera byoroshye mbashije. Gatoki intoryi n'ubunyobwa cyangwa se intoryi n'imiteja. Ntabwo ibyo nshoboye gushobora. Ngiye gukora ibintu bizagera. Rero ntabwo baba ngo wihaye Yesu umukristo hari ibi buriya kugira ngo byorohe gukorera Imana, gutanga, kugira gute gusuwe, nuko wiha Yesu ukamwiha wese. Kamite mbaha undi muntu itegeko rya bivuga ngo ukundisha Uwiteka mu byibuka, umutima wawe, imbaraga zawe, ubwenge bwawe. Aho ubwenge buri niho imbaraga ziba. Aho imbaraga ziba niho umutima uba. Aho uri umutima niho haba ikofi. Burya hari umutima haba n'amafaranga, habaho n'ubutunzi. Alo muragiye. Rero ntabwo waba warihaye Yesu wese ngo umwime icya 20, ngo umwime amaturo, ahubwo abantu ntabwo baramwihereza. Bibwira ko bamwihaye, ariko mu by'ukuri ntabwo baramwiha. Hari igihe njya mbaza umutima wanjye, ariko ibintu nkora mu nzu y'Imana aho sinakwibeshya nanjye ngo ndi gukora Imana, wenda kuko ari ngiye visionnaire w'ino church, wumva sinatuma ijya hasi. Kameme ndi visionnaire, ndi founder, sibyo. Ndayirepresenta mu mategeko, n'umushaba mukuru wayo. Hari igihe nanjye nibaza, ariko iyo ndimo gukora wenda hari si ukugira ngo si uko wenda ndibyo, ariko ndashima Imana ko hari ibyo nshobora gukora wenda nk'ibyo, ariko hari n'ibyo ndenzaho atari ko ndibyo ngibyo. Kavuga tuba impamvu Bishop abikorera gabe nabitwigisha se, none se yavuga gute byagiye bigenda bimuso. Ariko nange ujye ureba ngo ibyo nkorera Yesu ni ukubera ko mukunda, ni ukubera ko ariko mbyumva, ni ukubera. Rero niba mushaka kuba Kristo bazima bakeneye kubona revival, ni mwige kwitoza, mufata umwitozo, mwubaha Imana agato na kanini, akantu kose ugerageze. Nuvuga ikintu uba uri umunyakuri mu izina rya Yesu. Amen. Kubera ukuntu ibintu abantu babeshyera abandi cyane, iyo urimo kumbwira inkuru sinyitaho. Ntuwagiye numva nta kimbwira, kumbwira ngo Pisi ngo yakoze iki, simari, sinabibonye, nta kimenyetso, ntabwo mbyitaho. Nanjye kandi no kukubwira ndavuga nti ariko numvishe gutya sinabihagazeho. Si ukuri, ariko nuko nguko nabonye bavuze. Ariko simbi kubera iki ntaze gushyushya inkuru y'umuntu nkaho nyande nyihagazeho, nkaho nayibonye. Kuki nyishiramo ibirungo n'umunyu n'urusenda ntayibonye,
ntayihagazeho hari umuhamya. Ibyo byose rero ni ibintu bishobora gutuma amavuta yacu agenda atakara hasi. Mwebwe muri hano kuko mushaka Yesu wabambwe, mureke tugere ku rwego dukiranuka, tugere ahantu dukizwa, n'iminwa yacu ikizwe, n'amaso yacu akizwe, kugeza kugera ku rwego kwinjira mu rusengero. Ndabyibuka kwinjira mu rusengero bakakurondora irari utenda kugira, uzagira nko mu kwa gatanu bakayibona kano kanya. Abana barihana bakihana ku rwego rw'undi rukomeye cyane. None uyu munsi ntabwo bakihana. Uzi ko umunsi bakamuzajya ameze ko kundi yarameze, nta kintu cyahindutse, nta gishika, nta kuntu. Ni ukuri uwo mutima wibuye umwami Yesu awugukuremo, azana ububyutse muri wowe, azana ikintu cy'ubumana, azana impinduka muri wowe. Vuga uti koko mwami muragiye. Alo Yesu ashimwe, ahabwa icyubahiro, ahabwa icyubahiro Yesu. Niba muri imbere y'Imana mushaka Yesu, mushaka kubona Imana, dukwiye kwihana, tukongera tukihana, mbese apana ngo nzajya mwanihana. Hari umusazi yari ari Butare, akajya iyo yabaga asaze akavuga ati ko umutima utera, tuvuga ati ndi umunyabyaha, ko umutima utera, tuvuga ati ndi umunyabyaha. Nuko yari yarasaze. Natwe rero dukwiye kwihana, tukongera tukihana, kugeza ku rwego tuzagera ahantu hashitse kandi hakwiriye. Amen, haleluya. Iyo dushaka ubwo bubyutse, kubona Imana cyane, iyo hatarimo kwihana kwagutse, ntabwo rivaye bishobora kwinjira mu bantu. Ndakurahiye ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu tugomba kwihana, uko akwibutsa ukongera ukakihana, akandi kose ukakihana. Mbese mureke twanga ubuzima tubayemo mu ngo zacu, mu murimo w'Imana, bwa bundi busanzwe, bwa bundi bumeze nka kwa kundi mu kanya wabeshye n'ejo uzabeshya. Uri mu minsi 50, ni ukuri iyo minsi birapfa ubusa. Ariko reka mbabwira akantu keza, ntabwo waba urimo wiyiriza ubusa ngo ubeshye n'ejo bisubiremo. Oya, biragoye. Wize utise ko nakoreye ubusa. Niyo mpamvu tugomba gutanga ikiguzi. Hari ikiguzi. Icya mbere ni ukwihana nyakuri. Icya kabiri nababwiraga ni ugukunda Imana, ukayikundisha ubutunzi bwawe n'imbaraga zawe. Handi Imana yanakubwira ati ndagushaka usenga iminsi 100, ukaba utavuga ngo Imana ntabwo nabishobora. Mugomba kwiha Imana ku buryo Imana ikubwira ati ndashaka iki, ndashaka urugo rw'urukweto rwawe. Ukumva ntibikuremereye. Muranyumvira? Akana gasubiramo. Ugomba kwiha Imana kugeza ku rwego Imana yakubwira ngo ndashaka kumpa esikira, ndashaka kumpa urwo rukweto rwawe, ari rwo rwonyine ugira. Kumva ntabwo mu mutima uvunitse. Ndashaka kumpa iki, ubu ntabwo bikuremereye. Alo, muranyumva? Hari umukobwa muri ADPR, ni mama we ni bene wacu na ba mama wanjye, bose bakomoka hano hejuru. Noneho uwo mukobwa mama we yaramuziraga cyane, sinzi mama we yabyaye abana badahuje. Ariko uwo mwana ako ntabwo yamukundaga, twe tunabizi ko atamukunda. Wenda ntabwo tuzi uburyo yamubyayemo. Noneho arirwa kwa nyirakuru, abana nyirakuru baramukunda. Noneho aza gukizwa ajya muri ADPR. Reka nkubwire ikintu cyabaye. Yarakijijwe, yiha Yesu byiteka. Asengera umugabo imyaka 25, umugabo ntiyaza. 28 iragera, 30 ntiyaza, umugabo 35 iragera, nta mugabo afite, 40 iragera. Bamwita icya 10 cy'itorero. 45 iragera, 46 iragera, 47 iragera. Akiri kuri Yesu, akimwihambiriyeho, agisenga, abandi barongorwa, abandi babyara. 48 iragera, 49 iragera.
imyaka ubu bahita uvuga baranambye ariko 50 iragira irifunga umusini ufunze. Imana muzambwire mutumire hano, ngiye mvuga inkuru nshobora gusubiramo nanakora n'ibimenyetso, mumbwire mutumire. 50 Imana yagurutse umusore taranabyaye have utanagize utanashatseho umusore araza bakora ubukwe. Mbere tugeze gusengana sinzi nimba bari babyara nabyo bategereje, ariko umugabo w'umusore mwene nyina murumuna wa nyina abi Burayi yajyaga aza gusengera hano, araza amukorera ubukwe buri uwo nanze kuvuga amazina ye kuko ntabwo twabivuganye. Uwo mwana w'umukobwa buri kintu cyo yakoze ubukwe mu bukwe bwe abona bariraga kubera bakuzura umwuka kubera imbaraga z'Imana, bavuga ati yebaba we ibintu bafite n'inzu, ibintu byose byiza byose uzi byose 50 waba ugisenga utari washaka, waba ukibirimo neza, waba ukiri mu itoro ryawe, waba ugihagaze. Ubundi Yesu mwemera Yesu y'imigati, utubura imigati gusa, mwemera Yesu ukiza. Ubundi hari na Yesu wapfuye ku musaraba, hari na Yesu wabambwe, hari na Yesu wapfuye nyine bashyinguye. Muzambwire mbatumire bazaba bavuga buhamya. Ibi bintu mvuga sinshaka gukabya inkuru, ndabizi neza, ndabaza aba bantu. Imana ihabwa icyubahiro. Yewe banasengera umuganza maze 50 ifunze, avuga ati ndayitegereje Imana, ndayitegereje ntumbaze, simeruka amakuru sinzi aho bigeze ibisiga, ariko ibyibanza byarabaye. Urumva? Imana ihabwa icyubahiro. Reka nsome umurongo ngiye gusorezaho tukinjira mu gusenga kw'imbaraga. Nababwiraga ko gukorera Imana, kubaha Imana muri kibi ubuzima. Hano ndashimira abantu bari hano, nanga ari babandi bumva ngo ibintu bya rwaserera ngura bazi icyo bashaka. Iteka ujye umenya ngo ndi hano ngewe ndaha kubwibohoka ryanjye n'abana banjye n'ubuzima bwanjye, ndaha ntabereka naka, ndaha mpibereye, ndaha ngo mbone Yesu wabambwe apfuye akazuka. Rero iyo turimo duhamagara revival, ayo mahame agomba kuba yubahirijwe. Ibyo mbabaza kubabwira, kwegera Imana cyane, gukiranuka cyane, mureke tuba abanyakuri cyane. Njya mbona abanyakuri n'abanyamerika barimo bavugisha ukuri n'abazungu, kandi ntabwo ari uko bakijijwe, nuko babyigishijwe, barabitojwe. N'abazungu bacyashaka kuba bakubeshya, ariko umunyafurika arakubeshya, aragucurika, akagucurukura, akaguheka amapyisi kugira ngo uri kumwe n'umuntu, kugera ku rwego ngo utise umuvuye, ati mvuye hariya kandi avuye hariya. Niko bameze. Ese murahari? Ntabwo duhari kandi muhari. Ibintu by'amafuti turabeshya, tukajya mu dufite inyungu n'ibidafite akamaro. Ako umuzungu cyangwa aba bateye imbere ntabwo babeshya, kandi uko bakijijwe ni amahame basitinze. Kandi noneho tujye mu mwuka, umuntu wese ubeshya ngo ni fotokopi ya shitani, orogero ni se w'inyuma Satani. Umuntu wese ubeshya akanabikora, bene uwo muntu nubwo avuga ku rurimi ni uwa Satani. Ako mukamenye neza, njya kubyiga neza, nawe ndavuga ndapfuye burundu. Niko Yesu yabwiye batamwizeye, yavuga ati mwebwe muri abaso Satani, ise w'ibinyoma byose. Rero muri minsi 50 tugomba no kwihanira kureka tukagera ku rwego tudafite akantu k'agasanira na Satani mu izina ry'Yesu. Ntabwo mwijwi twaga Satani yari Luciferi, yari atigiye gutwikira, yabaye Satani ageze amaze uko byakoraga, yari yarasigiwe, yari marayika ukomeye cyane, yari ukomeye.
murumva barokore imana ntibeshya iyo utabesha uburo w'imana imana irera Uwiteka abaho umugisha ndabizi ko ntarimo gushyiramo porofesi ntabwo murimo muza neza ariko ziriya porofesi rero nta nubwo zakora neza mutazenduka abanyedini ndashaka gusoma icyanditswe kimwe kiri muri Yohana ibice 20 nabahaga amahame cyane kugira ngo tumenye ngo iminsi 50 ndasenga nerekeza he ahambere ni mu gukiranukira ahambere mu kwihana kukuri kwihana by'ukuri kwihanira kureka kwihana nugirirwa umugisha ukajya imbere y'Imana jya ubanza wihana uvuga uti mwami mbabarira mwami mbabarira mwami Bartimayo yavuze amagambo yo ngayo ntago yarebaga yumvise ko ari Yesu Nazareti tuje arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira batihora baramucecekesha ariko arataka cyane Yesu aramuhamagara aramuhumura aranamubabarira ati mwenda tugomba iminsi 50 tugomba gusaba ku rufatiro rwacu rwo kwihana nk'intumwa zarabanje zirihana nuko buzura umwuka tukumva n'iby'Imana ashatse ko tugakiranuka ku by'Imana tukera ndavuga ngo sindabyumva oya iby'Imana ukabiha Imana ukamera neza Uwiteka ahabwa icyubahiro reka nsome Yohana ibice 20 umurongo wa 18 Mariya Magadalena aragenda barira abigishwa inkuru ati nabonye umwami kandi abatekereza ibyo yamubwiye aha murahumvishe amen munyemere nsome 13 baramubaza bati mugore urarizwa n'iki asubiza ati nuko bakuye umwami wanjye nanjye sinza bamushize amaze kuvuga atyo arakebuka abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we hano twanasomye Yesu aramubaza ati mugore urarizwa n'iki urashaka nde yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba aramubwira ati mutware niba ari wowe umujyanye ahandi mbwira aho umushize nanjye mukureyo Yesu aramubwira ati Mariya arahindukira mwitaba mu Ruheburayo ati Raboni sobanura ngo databuja Yesu aramubwira ati ntunkureho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so kandi ari Imana yanjye ariyo Mana yanjye icyo nshaka kurama hano musana ishuriwe mutumvishe ni iki ngiki hari intambwe Mariya yakoze icyambere Mariya uyu Mariya wabonye Yesu yamwirukanyemo abademoni 7 mu butumwa bwiza bwose bunengera ngo birimo hari amaze kwamwirukanamo ngo ntiyasubira iwabo iyo yari yaturutse mbese iyo bavuze ngo Mariya Magadalena nuko ari Magadara dudu twa Magadara bakamwitirira umudugudu yakomotse mu Mariya Magadalena Mariya Magadara Yesu amukamo abademoni 7 ngo ahita aramukurikira kuva uwo munsi niko Yesu akuyemo bangahe Yesu akora iki kuva yabikora baramukurikiye burundu Mariya Magadalena ngo ahita aramukurikira kuva uwo munsi ntiyasubira n'iwabo nimenya atanahibutse simbizi ngo aramukurikira koko kugeza bamubambye kugeza apfuye ajya naho aramureba yapfuye ariko akomeza amukurikira akomeza amukunda intambwe ya mbere yatumye Mariya abona Yesu bwa mbere ari we mugore wa mbere watubwiye ko Yesu yazutse intambwe ya mbere yarenze ibyo abandi babonye yavuye mu bantu arenga ibintu byinshi arenga amajwi y'abantu Yesu yarapfuye arenga ibintu byinshi kugeza ubwo yagiye ku gituro mu gitondo hatari habona bamusiga ibihumura neza basanga ntawe urimo ajya kubibwira abandi bigishwa nabo baraza umwe arungurukamo undi yinjiramo ngo babonye atabona barigendera ngo bisubire iwabo muzasome ngo Yohana na Petero kandi Yohana ni wa mwigishwa Yesu yakundaga mu byumve kano kantu Petero nawe inshuti Yesu ukuntu babonye atari mu gituro barabyizera ko yazutse ko bisubira he iwabo ubu hari abantu bisubira iwabo bazaza ku cyumweru baje guteniza ku cyumweru hano bagate ngo turaje ryateranye ryashushe mu rya kabiri hari abantu bazaza ku wa kane ngo hari abandi bantu
basubira iwabo. Ariko uyu mugore amaze kubabwira ko ntawe urimo, asubirayo. Agira ate? Yabonye ntawe urimo, ariko kandi aragarutse asubiramo kureba. Noneho asubiyemo kureba, abona abamarayika babiri. Abandi ntibigeze babona abamarayika. Petero ntabo yabonye, Yohana ntabo yabonye, niwo babonye n'umugore. Umwe ku mirambizi aho Yesu yari ari, amaguru ye ahandi ku mutwe. Turashakane. Ati ndashaka umwami mukiza bamushize. Ati ntari aha ngaha, sibyo? Arasohoka mu gituro. Si intambwe ya kabiri ubwo akoze, arasohoka. Abandi bose ntibabonye marayika, babonye ko yazutse, niyo nabo bibabwiye. Ariko asubira aho ngaho. Nyuma y'abamarayika ibyibageje ko yakwigendera, ariko yanga kugenda. Akomeza aho ngaho avuga ati ndumva ntarabyumva neza ko namusize hano yapfuye, niba yazutse ari. Akomeza agenda. Murimo murabona neza, ntiyigeze ava aho hantu yasize Yesu. Aho wasize Yesu warahavuye, uracyariyo. Iyi ntambwe ndavuga gute mwami wanjye? Ndayivuga ne koko, nabuze ukuntu nyite, nabuze ukuntu mvuga aka kantu. Arakomeza. Reka mbyite ngo gutura imbere y'Imana, ukaharara, ukahaguma. Kuguma imbere y'Imana, bavuga amasengesho ukaza, bavuga itatu ukayisenga, bavuga ibiri ukayisenga, bavuga umwe ukawusenga, bavuga ati muze munamukaza, ye baba data we ni kwa kundi we, bavuga ikintu ukagikora ukagerageza, ye baba we. Mbese noneho Mariya Magadalena arakomeza yibaza ahantu ari. Yari akeneye kubona Yesu, nta kindi kintu yarashakaga. Arenga abamarayika avuga ati mwebwe ntabwo mbakeneye, nta nubwo mbitayeho. Na nyina Mariya yamaze kugenda, Yesu yari yamaze kugenda. Uyu mugore niwe wasigaye ashakashaka. Nuramuka uvuye mu bantu, ukareka ibintu, ukireka, ugashaka icyo ugomba gushaka, uzakibona. Mu magambo yanjye, arangije nibwo yahindukiye abona umuntu wundi atazi. Ati wenda n'umurinzi w'agashamba. Ati niko, ati washaka iki madamu wa mugore we? Ati umushyize he? Mbwira ahantu umushyize mukureyo. Mbwira. Rwa rukundo rwe byamukore rwari rukigenda muri we, rwari rugihagaze, rwari rukimubiramo, ruteye rwacuka, ruteye rwahinduka. Noneho Yesu abonye ko umugore yamaramaje, aba aramwibwiye. Haleluya. Niwe muntu wenyine mu isi yose wabonye Yesu amaze kuzuka atarasubira mu ijuru. Ariko nababwiye ko ari uwa kabiri. Abambere ni abapfuye nibo babanje kumubona, abari hariya hasi, kuko yageze hariya nibo bamubonye bwa mbere. Mu bazima abamubonye n'amaso bwa mbere, atarajya kwasa gutanga ripoti n'uyu mugore. Kubera iki? Gutinda imbere y'Imana. Nimwige gutinda imbere y'Imana. Uko ubonye umwanya, uko ubonye uburyo, utinda imbere y'Imana. Ntibakubeshye, imbere y'Imana murahapfira, barahakirira. Inkuru zimwe zirandikwa za Mariya, niwe watubwiye amakuru yose y'uko ibintu byagenze. Ariko uriya mugore Mana, rero narababwiye mu minsi ejo bundi, ibintu byose ubona byakoraniye bitumira amasengesho igihe kirekire. Guma aho bibera, guma aho Yesu ari, guma aho wamusanze, guma aho hantu. Komeza utekereze, komeza ushakashake, byose birakunda. Tugiye gusenga Imana. Turasenga gute? Ni iminsi 50, tugeze ku munsi wa 5. Ntabwo tujanga ngo tubipe Imana, oya. Ntabwo tuje kubipa Imana hano. Tuje kwiba imbere, tukayibwira buri kintu cyose, tukaboroga, tukinginga. Ni iminsi 50. Gahunda niko gahunda ubundi biteye. Siko twabivuganye. Ni dutonda, ni ikiguzi. Nta kintu kimwe tutazishora keretse agakiza. Ni ikiguzi. Iminsi 50. Uyu ni umunsi wa 5. Urumva ukirimo neza? Uyu munsi wa 5 wacyarimo neza? Noneho ngiye mfite n'ibintu bikomeye cyane. Mu minsi yashize twakora 50. Nta fete zari zihari, nta bari bantumiye. Ubeje mfite fete ebyiri. Mbasha ebyiri. Nukuri imbere yo ku minsi 50 kuva mu kwa mbere yewe no mu kwa 12 nta fete nari mfite.
ariko mpamagaje 50 di umwijima tuvuga uteka tugutestinga turebe ko ibyo uvuga hano abebyo mama hari ibyo wigira ibyo ukora fete y'ejo saa 12 ni amateka dore ukuntu mumeze ni umuti ye data we umuti ariko urumva hari indi mfite ejo saa 6 n'inshuti zanjye babamenye ngo n'ibintu nkunda tugerageza gakabya no kuri kw'Imana ndokore kw'Imana kandi niyo habe nimugoroba ntayo narya uko nko kwirya wishimye nakantu byo wumva uri mu munezero nese kandi ega no masengesho no kwibabaza nawe kurya ibyo ushaka ngo nimagira ngo saa 12 ngo munekire ka gatoki ngo hanyuma ko kakubera ikigirwamana ngo kaga cyayi ngo kaba kabanuka iyo ndi masengesho nkunda icyayi mu cyayi nkumva kiri kumanuka nawe nuko kirimo akantu oya umva di kuri Pasika ntabwo bigeze bavuga ngo turahari ibaza sha ariko umwijima nyine ugomba nyine ngomba ejo saa 6 fete saa 12 ubwo tubati mbaye nyacumbitse nzayakomerezaho ubwo izo bimeze gutyo ubuguranye igaburo ryo munsi umwe umugisha wawe nka Esawu wamuhaye ibishyimbo n'ubugari ngo ashonje avuga ati twara ubwo butware twara umugisha bundi mbara iki ko ubundi ko nshonje mara iki ubutwara arabutanga kubera ibishyimbo bitukura birimo agasesi tomate n'ubugari ariko rata butari wagira ahantu iyo usiga buti Imana ni wowe iyo aravuti ndapfa ndakira mbese nuko byangendekeye rata nzabirye nongere nsenge cyangwa nzihangane muvugisha ukuri ayemera ko nzabirye nibazamurisha hakoze uko munyanga mwese nta n'umwe wemeye ko nzarya muzamura bemeye ko nzarya ako muranzira rata n'ubundi banyashoje nimugoroba ubu se ndi ku rwego rw'umuntu warya inkoko nimugoroba ninjije angahe se nabonye angahe se ngo bimeze bitera ngo bimeze bite reka nze mbasengeshe wowe ubu ngubu bareba maze uti Imana irabizi ko n'ubundi nta kundi byagenda reka nze mbasengeshe uramenye utagurisha igaburo ryawe umugisha w'igaburo ry'umunsi umwe gusa inkoko zirahari mva wavutse inkoko yongeye kubikubita hasi ndavuga ngo njya kuvuka inkoko zari zihari nakuze inkoko zihari nzanagenda nzisige ntabwo zose bazazirya ariko kambaha akantu kanyuma kugira ngo mbashotore bara amatoni n'amatoni y'umuceri mu nda yawe wariye kuva ukivuka ubwo bara amatoni n'amatoni y'umuceri wariye nkumbuye agaceri ibaza amatoni akuri mu nda y'imiceri nkumbuye bara amafiti wari ukuntu angana dusenga Imana muhaguruke dusenge ati nkumbuye umugati we wo mu gitondo ntabwo nawubura none apfa imigati izasigara ntabwo uzayarya iragahita yose ntabwo uzayarya ngo irangize mureke dushaka Imana bwoko bw'Imana mureke dushaka Imana hari umuntu urimo kunyumva muranyumvishe
mureke dushaka Imana. Niki kintu wigomwe ku bwa Kristo? Niki kintu basi uvuga uti kabisa nanjye ndumva ndetse iki kintu kubwo kuronka Kristo ndumva nshaka, ndumva hari ukuntu ndumva igikubwira ko watangiye kujyamo neza rero utangira no gwishurirwa utuntu twiza. Ubundi uri muri rwaserera ninde ko nababwiye ngo yincira bavuze ngo umwanzi w'ububyutse ni ibintu bibiri. Umwanzi w'ububyutse, umwanzi wo gutuma ibyo bidasohora cyangwa ububyutse nyine ni ibitotsi, ni ibiryo. Iyo urimo gutera imyaka cyane rero nta no gwishurirwa neza, ariko iyo hari akantu waretse hari ukuntu umva utangiye gutekereza. Tugiye gusenga, muzamura amaboko yemewe ko tugiye gusenga Imana. We banza urebe mu buzima bwawe, tugiye nk'intumwa za Yesu, ureba ahantu hakunaniye uhatungire Yesu urutoki. Ahantu ujya utsindwa mu buzima bwawe, ugatsindwa ku kintu runaka, ucyereke Yesu. Mubwire ngo uyu munsi wa gatanu ndashaka kukinesha icyansindaga. Usengera mu mutima wawe. Uwiteka Imana yacu, Imana y'imbaraga nyinshi, duciye bugufi cyane tugutungira urutoki ku kintu cyatunaniye, cyatunanije. Hari ikintu kidutsinda muri kano gakiza. Dutsindwa na byinshi bitandukanye. Turi gutsindwa n'amaturo yawe Mana, turi gutsindwa no gutanga icyacu, turi gutsindwa n'amasengesho, turi gutsindwa n'inda, turi gutsindwa n'umubiri, turi gutsindwa n'ibitotsi, turi gutsindwa n'akanwa, turi gutsindwa n'amaso, turi gutsindwa n'intoki zacu. Tuba turagira dutsindwa. Mwuka wera, Mwuka wera, Mwuka wera. Tuje nka ya ndirimbo 3:8 mu gushimisha Imana, ngo Imana ngo ndondora umenye ngo muri katabana. Turimo turatsindwa n'amasezerano, turi gutsindwa n'ibintu by'isi, turi gutsindwa n'inzaduka z'ibintu, turi gutsindwa n'ikirere turimo kitwubikiriye, kirimo kurwanya kumenya Imana mu buzima bwacu. Turi gutsindwa n'amajwi atuvugiramo ahinyuza ibyo twizera. Tugutungira urutoki, tugutungira urutoki aho byapfiriye, tugutungira urutoki ibyo dutsindwamo aka kanya. Murikira Yesu cyagutsinze. Niba ari icyaha cyo kubesha, kimurikire Yesu. Niba ari icyaha cy'amagambo, kimurikire Yesu. Niba ari icyaha cyo kudaca bugufiya, kimurikire Yesu. Nurebe imyaka umaze niyo ufite, ureke Yesu aba ari umurika mu mutima wawe. Umucyo w'Umwuka wera amurike. Ureke uyoborwe na Mwuka wera, uyoborwe na Mwuka wera. Aba ari ukuyobora, aba ari ugufasha, aba ari we Mwuka wera. Amen. Aho turaharangije. Kabiri, tugiye gusengera kwizera kwacu. Tugiye gusema impano yo kwizera. Murahari? Imana yagure kwizera kwawe, iguye kwizera gushitse kandi gukwiriye. Mbese Imana ifate kwizera kwawe ikugira igi rishobora kumenya urutare mu izina rya Yesu. Ufite ibimeneka byahura n'icyo cyose bigahita bishiraho, nta ariko kwizera kwawe kwazamuka kukamena urutare rukuri imbere mu izina rya Yesu. Sengera kwizera kwawe, semana kwizera. Umunsi wa gatanu Dawidi yinjiye mu kagezi, aribyo byanditswe byatwe turimo, ngo nuko atora amabuye 5 ayashyira mu muhumetso, arazunguza mu kagezi. Byari mu masengesho, mu kagezi byari mu ijambo ry'Imana. Arimo atora ari amabuye, yarimo yumva ijambo ry'Imana. Amaze kuyatora ashyira mu muhumetso, arazunguza. Ayo ni amasengesho, ni amasengesho, ni amasengesho. Ararekura, arekuye bihita bikubita Goliyati ibuye rimwe riramukocora. Aha, Imana izamure kwizera kwawe muri iyi minsi 50. Ndasengera kwizera kwawe
kwizera kwe kumena urutare, kwizera kwe kuzura abapfuye, kwizera kwe kuzura abana bawe, kwizera kwe kugukureho izo ndwara, kwizera kwawe mu Baheburayo 11 ngo bamwe yabahaye kuko kwizera kwabo kwatumye babasha kuzimya imiriro yaka, abandi kwizera kwabo kubahesha kubona abo bapfushije bazuka, abandi kwizera kwabo kubahesha kubona iminwa y'intare ipfa, kwizera kwabo, abandi kubahesha kubona nka Samson afata umutwe w'umusaya w'indogobe awicisha abantu 1000 kubwo kwizera kwabo, abandi nka Samson afata imuri ashira kuri ziriya ngunzo nuko zitwika imirima y'Abamediya n'abanzi babo. Ibyo babishijwe no kwizera kwabo. Kwizera kwawe kuguhesha ibintu bikomeye cyane, kwizera kwawe kwe ugusiga uko wari umeze. Saba Imana kwizera, kwizera guheshwa no kumva, kwizera kw'Imana, kwizera kw'ibitangaza, kwizera kwe gukure mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kwizera kwawe gukure, gukure, ugire kwa kwizera kuzura abapfuye, kwa kwizera kuzana ibitari byaremwa. Bibiliya ivuga mu Baheburayo 11:3 ngo kwizera niko kutwereka ko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, ngo niyo mpamvu ibigaragara byavuye mu bitagaragara kandi ijambo urarifite. Kwizera niko kutwereka ko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Imana jambo w'Imana yaremye byose bibaho. Deka uko kwizera no gusaba Imana nawe kukwereke ibitagaragara bigaragare mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka twongere ikindi kandi ikindi ijambo riri muri Yohana 3:8 gutyo. Ndashaka ko dusenga. Amena. Iri jambo rikadukorera. Nigeze kuri baganirizaho rimwe ku munsi ryangarutsemo ngo unyizera imigezi y'amazi ubugingo izatemba. Reka ko wahawe kwizera imigezi y'amazi ubugingo itembe. Ntago ari ikidendezi kizatemba, ni imigezi. Buriya umuntu wizera Yesu ubwe ni imigezi itabarika, uca ku ndwara zigakira, uca ahantu bikaremwa. Ntago ni imigezi. Imigezi izatemba iva mu nda zabo. Ngo yabivuze yegereje ku mwuka wera bari buzahabwe. Nubwo turi minsi ya Pentecote tugiye kwinjiramo mu minsi iri imbere. Reka imigezi y'amazi ubugingo itembe. Hari n'ikindi kintu cya kabiri, hari n'ukuntu ugera ahantu imvura ikagwa ukaba uri imvura. Amen. Nababwiye umuntu wageze mu kazi k'umupfumu imvura biragoye kandi yamaze kugwa uri imvura. 44 ngo mu gikombe cyitwa Baka, imvura icyambika imigisha. Iyo bahageze muri Baka ahantu hakakaye imvura iragwa. Reka tuze dusenge nugera ahantu imvura igwe. Imvura muzi cyari cyo ni symbole, ni synonyme y'umugisha w'Imana ku buzima bwacu. Kugera ahantu imvura igwe mu izina rya Yesu. Aho mu butayu, aho muri desert, aho ameze gutyo imvura igwe, sibyo? Yego? Aha. Urashaka kuba imvura cyangwa imigezi? Shaka ko tuba byose. Ube imvura. Amen. Nugera ahantu imvura igwe. Imvura izagwa. Hagiye kuzagwa imvura y'impangu kano. Imvura izagwa turabireba. Shaka imvura igwe. Imvura yagwa hano ukazana ituro ry'agatangaza ritakorwamo kiriya giseke. Imvura yagwa. Turasenze mu izina rya Yesu. Imvura y'umugisha w'Imana. Imvura ni symbole y'umugisha ku buzima bwawe kandi umugisha w'Imana. Reka imvura igwe.
reka imvura igwe, imvura igwe mu buzima bwawe, imvura igwe muri iri torero, imvura igwe muri Shilo. Reka imvura igwe, reka imvura igwe, reka imvura igwe, reka imvura igwe, imvura igwe mu bana bawe, imvura y'Imana igwe, reka imvura igwe. Imvura n'ububyutse, ngo nk'uko imvura igwa igaha umubibyi umutsima, igaha umubibyi ko imbuto ye yera, reka imvura y'Imana igwe mu buzima bwawe muri iri torero. Kandi Eliya yatwaye imvura, reka nawe ube imvura mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge, reka dusenge. Bundi abana bose nsengana nabo Imana irabakora ibitangaza bakanashima. Reka manze mbabaza akantu gato. Kuva ku wa mbere dusenga amasengesho kugeza kuri wa gatanu, abantu bayasenze nta kintu murabona, nta muntu uratabarwa, nta muntu urasubizwa. Wabonye ikima? Baje ryari? Ni muri kino cyumweru? Amen. Turashaka kuva ku wa mbere kugeza kuri wa gatanu. Nta kintu kiraba. Aho tubu dusengana amasengesho iminsi 50. Babandi dusengana badafinira ntacyo. Kirane? Uvuga ngo ndacyategereje wenyine kuko ntabwo bose mutegereje hamwe. Murimo neza, nta kintu mwakoze kibuza Imana ko itakora. Njyewe yagikoze. Mwana mushaka kwibira ngo yakoze ibiki? Icambere yakoze, icambere yakoze ni umutuzo yashize mu mutima wanjye. Amen. Icyo kirakomeye. Icya kabiri yakoze, nibazaga, nabwiraga Imana, nyibwira ngo ufate umwanzuro. Uyu mugoroba mu kanya nagiye kureba ko mbona ko ibyo bintu Imana ibishyize mu nzira. Ntago ndabona ngo mbonye, ariko byibuze kuba uri mu bintu uzi neza ko Imana muri kumwe igushigikiye, kabone nubwo ibintu byaba bimeze gute, ko nta kantu keza. Reka twongere, nta wundi. Reka dusenge kugira ngo imigezi y'amazi y'ubugingo itembe iva mu nda yawe, ube imigezi. Nusohoka hano ube imigezi. Disi ntabwo mama mubyumva neza, ariko mujye mubyumva mu izina. Ube imigezi, imigezi y'amazi y'ubugingo itembe. Hari ushaka gusohoka akabwira umuntu ati nyamara genda udepoze hariya, bikaba biramuhiriye kuko uri imigezi. Zamura ku biganza. Ibyanditswe byera bigusorereho, ube imigezi. Ntabwo ari ibintu itorero ryavuze, ntabwo ari Matayo, ntabwo ari Yohana, ntabwo ari Mariko, ni Yesu wabivuze. Ngunyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Reka imigezi itembe iva mu nda yawe, reka imigezi itembe. Wowe ube umuhesha w'umugisha, wowe utanga ubuzima aho butari. Abana b'Imana batanga ubuzima, batanga ihumure, batanga ibintu bisha. Mana yanjye umurongo umwumvishe n'umukorere, utawumvishe umwumvishe. Ariko umurongo kino cyanditswe Yesu yavuze muri Yohana 8, mu izina rya Yesu. Imigezi, dukeneye kuba imigezi, amasoko
mu izina rya Yesu yapfuye akazuka, turashaka kuba imigezi. Ube imigezi mu rubyaro rwawe uhagarariye hano mu izina rya Yesu Kristo. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera, uwo abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo Mwuka yari ataraza, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Ubu yamaze kubuhabwa rero mu izina rya Yesu. Imigezi y'amazi y'ubugingo, imigezi y'amazi. Ahari Umwuka Wera imirimo y'Imana iragaragara. Ahari Umwuka Wera mu muntu ibintu birakoreka mu izina rya Yesu. Amen. Njye mba mvuze ariko ushaka kutabyumva ariko igihe uzabyumva. Icyanyuma reka dusabe Imana apana ikimenyetso, dusabe Imana ikintu. Si umunsi wa gatanu, dusabe Imana ikintu. Musabe, mukomange, reka dushake, reka tubwire Imana ikintu. Uyibwire icyawe kimwe, nanjye nyibwire icyanjye, sibyo? Gira ikintu ubundi urashaka iki? Aka kanya Imana igukorera iki? Uyu munota urashaka iki? Simba wa Yuda yatubwiye ku wa kane ngo abantu barimo basenga, bagiye gusengana n'umuntu umwe ufite ideni rya$600 y'inzu, bajya gusengana n'uwundi umwe ikindi yari afitemo kabyaramo, yari yabuze inkwano, bajya gusengana n'uwundi umwe iduka rye ryambaye ubusa, bajya gusengana n'uwundi umwe afite ideni rya $60, bajya guteza icyamunara, ngo wa wundi w'inkwano akajya asenga sakuza cyane. Bamwe ati ariko kuko umunsi akuriza cyane urashaka iki? Ati ni inkwano. Nangahe? 400. Nubwo mfite ibibazo bya credit, 400 ntabwo nayabura. Akira 400 amusinyira sheke, ntongere kunsakuriza. Noneho ngabaza wa wundi w'amezi 6 y'inzu, kunsakuriza cyane umbuza urashaka iki? Wese agatuje ati mana n'amezi 6 y'inzu. Nangahe? Aramusinyira. Ati okay, wowe tukarya byambaye busa, wowe rero nawe ameze nkanjye, noneho reka dusenge gutya. Babandi bose barahindukira basengera wa wundi w'ideni, sibyo ra? Hariya byarangiye gute? Okay, ngo mwabyo bagiwe. Sinjye wahera, baratabawe. None umuntu gusakuriza ubwo arashaka iki? Okay, vuga ikintu kimwe. Amen. Haleluya. Njye mfite icyanjye, nawe uvuga icyawe, none ndavuga iki. Ariko wibuke ko icyo uvuga cyose ushyiremo inyungu z'Imana. Yego. Mana mu izina rya Yesu, Uwiteka Mwami Imana yacu, ntabwo tuje gusakuza imbere yawe, tubone turavugira imbere yawe. Ndashaka ikintu iki kimwe gusa. Uyu ni uwa gatanu wera mutagatifu, ni uwa gatanu umaze kuzuka. Kuva ku cyumweru uzutse wari urimo wiyereka abigishwa bawe, wiyereka intumwa, wiyereka abantu. Uracyari mu minsi yo kwiyerekana, wafashe iminsi 40 uriyerekana. Ni umunsi wa gatanu, twiyereke bundi busha mu izina rya Yesu. Amen. Mwe ko mwaje mwakoze ikibo byita gute di? Mufite ukuntu mwigenje, ngiye mbazanyisha uko imbaraga zanjye zingana. Wowe ni ufite ukuntu wigenje tuzamura nawe cyangwa tuzamure cyane. Burya ibiryo nakagabo n'ugenda gusesha kwa kundi njya nikarakasa hano. Nabikora ibyo cyetse mukabe ibiryo burya reka abana birwanisha. Ibiryo ni byiza. Maze kwana ko ibiryo arakagabo. Mana ikiryo. Mana
yacu Mana ikomeye, data mwiza, haleluya haleluya haleluya, nyiringabo Imana, uwera wa Isiraheli, data wera, urera kandi urakiranuka, turagushakana umutima wacu wose mu izina rya Yesu. Hari abantu bari hano barimo n'amasengesho bayarimo kandi bayakomeje, hari n'abandi barimo bayagerageza, bagerageza, bamugisha Mwami, bamugisha Mwami. Ijambo rya rikambwira ngo gerageza nzaguha umugisha. Gutegeka kwa 2:28 8:6 ngo gerageza 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 nzaguha umugisha, gerageza gushakashaka, gerageza ukomange nzakingura, gerageza 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 we gerageza. Amen. Ubwo se ntabwo ugerageje ariko utagize. Okay, si kimwe twavugaga, zamura ibiganza byawe, Imana igukureho igisuzuguro cy'abantu, Imana igukureho iby'isi kwifuriza, Imana igukureho ibyo bakeneye. Ntihazagire umwanzi wumva inkuru yawe gutsindwa, bazagusange baciye mu nzira imwe, baguhunge baciye mu nzira 7. Ntibazabone guseba kwawe, ntibazabone ibyago byawe, ntibazabone amarira yawe, ntibazabone ikimwaro cyawe, ntibazabone ibyo bakwifuriza, ntibazabone inkuru y'ukuri, bazabone inkuru itari y'ukuri. Ndagusengeye waje imbere y'Umwami Imana mu izina rya Yesu. Amen.